Guys, turabashimiye cyane kuri uyu munsi tariki 3 turi ku cyumweru. Uyu munsi rero tugarutse kuri TV yacu ni Kabagema TV. Tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubumenyi wamenya uri hano muri Canada, cyangwa ibyo wakwitaho mu gihe waba uri guteganya ko waza muri Canada cyangwa uhatuye muri Canada. So ibi bihugu nubwo ari Canada, Amerika, USA n'ahandi ni ku isi, ariko ubushobozi bugiye butandukanye bitewe n'ibihugu twagiye tuvukiramo cyangwa twakuriyemo byo muri Afurika, cyane cyane muri Pays de Grand Lac. So ibintu rero by'ingenzi uyu munsi tugiye kwibandaho ugomba kumenya kugira ngo nugera hano ube update, cyangwa nawe uteye gusigara inyuma ujyane n'abandi bitewe n'igihe wahagereye. Hano ni abantu bateye imbere, barakoze cyane, barasevinze, ariko hari uburyo nawe watangirana nabo ukagenda mu buryo buhoro buhoro, kandi ukagera ukasa nk'uri ku murongo wabo nta kantu na gake kagusize. Impamvu twebwe aho dukurira tubaho mu buzima yenda twivugira nirushake ruzaze rwegure cyangwa n'iki, bitewe n'uko opportunity nyinshi ntaziba zihari. Abenshi bava yenda mu miryango yifashije bakaza hano baje kwiga. Twebwe yenda twaje mu buryo tuba twafashijwemo n'ama ONG tukagera hano, ariko muri background y'ubuzima bwacu twagiye dukuriramo ni ibintu biba bitoroshye cyane, bitewe n'uko tuba ahantu mu nkambi. Mu nkambi urumva ni ahantu hari izore, twese tuba dusa nk'aho turi kuri mind imwe, ku buryo utamenya n'igihugu kirwana n'ikindi cyangwa n'ibindi biri inyuma y'ibyo bintu.